banyarwandakazi, bana b'u Rwanda kandi dusangiye umurage gakondo w'u Rwanda, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Ndayisaba Epimake TV arabakunda kandi namwe mukomeze mumukunde, ndetse n'ubutumwa mu busangize inshuti zanyu zose aho ziva zikagera, kugira ngo ari mwe ari nanjye dukore tujye mbere kandi turusheho kwishimira ibyo twagezeho, ndetse tunitegura ibyo tuzagira mu bihe bizaza, njye namwe dufatikanyije. Nongera kwibutsa yuko kwimura guhaye biragatsindwa, ndetse no gusaba wimye ibiramye ntukabikore, kandi ugira umuco wo gukundana nk'abanyarwanda. Twese tujye mbere kandi mu ngobyi yaduhetse y'u Rwanda, nyaboneka tubemo dukundanye, kandi ujye ufata mugenzi wawe nkawe ubwawe. Ibyo utifuza ko bakugirira nawe ntukabyifurize mugenzi wawe. Ndakwifuriza kandi nkusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo niba ibiganiro bigere kuri benshi, usharinge ndetse ukane no kuri like, ndetse n'ibitekerezo byanyu mubingezeho kugira ngo dukomeze twungurane inama n'ibitekerezo bya buri munsi. Umugani w'uyu munsi rero avuga ngo kabutindi igumbashya inkoko. Kabutindi igumbashya inkoko. Yabisobanuye, kabutindi ni ikintu cyiza cyose gikomeye, ari nk'ishyano kititeguwe kititezwe, ndetse kikaza ari karahubutaka rikirimuza, nicyo bita kabutindi. Rero igumbashya inkoko, iyo kabutindi, ubwo inshinga ubundi ni ukugumbaha. Iyo umuntu ari ingumba bavuga ko yagumbashye. Icyo ni ikinyarwanda kandi ugomba gusobanukirwa. Ubwo rero bakavuga bati kabutindi igumbashya inkoko. Ubundi mu busanzwe, mu buzima dusanzwe tubamo, inkoko turazizi. Inkoko iyo ubonye ari agashwi irakura, ukaba uzi ko igihe nikigera bakayibangurira izatera amagi. Biragoye rero mu buzima ko wabona inkoko ibayeho hanyuma bayibangurira ikazanirwa gutera amagi. Biragoye ko ibyo bintu wabibona rwose. Mpamya ko hari abantu babibonye, ubwo nabo baba barabonye iyo kabutindi, ariko ubundi ntibisanzwe. Twiteze yuko abantu baba biteze yuko inkoko nikora ikagira igihe cyayo igomba kubangurirwa, ubundi ikazatera amagi. Rero haramutse habaye ikintu gikomeye cyane cyatuma ya nkoko bayibangurira ariko ntitere, icyo ngicyo nicyo bita kabutindi. Ubwo rero niyo mpamvu baciye umugani bakavuga bati kabutindi igumbashya inkoko, kuko bizwi yuko bitajya bibaho yuko babona inkoko byayinaniye gutera amagi igihe bayibanguriye. Uyu mugani rero bawuca iyo babona hari ibintu bidasanzwe byabaye, cyangwa ukabona ibintu byoroshye byananiranye kandi mu by'ukuri byari byoroshye, byari byitweze yuko byanze bikunze bigomba kumera uku cyangwa kuriya, ariko ukabona neza hageragejwe uburyo bushoboka bwose, ariko ibintu bikananirana. Niyo mpamvu bagira batya rero bakavuga bati kabutindi igumbashya inkoko. Nubwo mwari muzi ko ibi n'ibi bitananirana, nubwo mwari muzi ko ibi n'ibi bitagenda uku cyangwa kuriya, byabaye byagenze uko mutatekerezaga, uko mutari mwiteze. Igihe uzabona igikorwa runaka mu by'ukuri utari witeze cyangwa utigeze utekereza cyangwa unarote yuko byaba, ubwo icyo gihe umenya ko uca wa mugani ukavuga uti nyamara kabutindi igumbashya inkoko. Kuko urabona ko ibintu baragerageje, ibintu birageragezwa mu buryo butandukanye bwinshi, ariko biranga birananirana. Rero uyu ni umugani mwiza ugomba kwifashisha mu buzima bwawe, ukawucira na mugenzi wawe, ukazawucira n'umwana uzabyara, kandi nawe akamenya ikinyarwanda cyacu, kuko ni ururimi gakondo, niwe rwatureze kandi rwo ruzadusazisha. Rero ugomba kurusobanukirwa kandi ukabwigisha n'abazagukomokaho. Rero ugira ishya n'ihirwe, iyi migani uyisangiza inshuti zawe n'abavandimwe, kandi turusheho gukora tujya mbere. Ugira ishya n'ihirwe, ugira u Rwanda, urakabaho uriho. Urakoze, ugire amahoro.